naguhaye ikaze ukomeje gukurikira Gospel Site TV. Nishimiye kongera kwagezaho iki kiganiro gikurikira. Nshuti yanjye na ruga mbere kora subscribe kugira ngo uzajye ukomeza kugezwaho n'izindi video nyinshi, amakuru by'amamare ndetse n'ibindi biganiro tugenda tubaho. Korera bitazagucika nawe. Waye ikaze muri iki kiganiro. Yuko uyobogeza ikiganiro nitwa Nigena Manase. Nigena Manase nije ujya ubageze ibiganiro hano ku TV. Waye ikaze rero. Bareke muri comment kumvisha iyi video ndetse nicyo wifuza twazavuga ngo yikaze. Umunsi tugiye kuganira ku nkuru nziza cyane uze kwisoza. Ese mbonye yigaruriye Bujumbura mu gitaramo cya Icyambu Tour cyanjye. Gitaramo bwari ubwa mbere Israel mbonye akuri gitaramo muri Bujumbura hani mu Burundi. Bujumbura umurwa mukuru w'ubucuruzi mu gihugu cy'u Burundi, wabaye igicumbi cy'amateka mashya mu muziki wa gospel w'umuhanzi ukuzwe cyane mu Rwanda no mu karere ka Afurika y'Uburasirazuba, Israel Mbonyi. Yahageraga mu gice cya nyuma cya tour ye yiswe Icyambu Live. Igitaramo cyatumiwe abantu ibihumbi byo mu bihugu bitandukanye, ariko cyagaragaje cyane uburyo abarundi bakunze indirimbo z'umuhanzi w'umunyarwanda ufite impano idasanzwe yo gukuraho imitima y'abantu biciye mu butumwa bwo kuramya Imana. Ku itariki ya 28 Ukuboza mwaka 2022 saa 4 z'amanywa, indege itwaye Israel Mbonyi yamanutse ku kibuga cy'indege Melchior Ndadaye International Airport i Bujumbura, ubutaka bw'u Burundi. Yakiriwe n'imbaga y'abantu yari yitwaje amabandira y'u Rwanda n'ay'u Burundi. Umva nshuti yanjye, ifite ibyapa byanditseho amagambo nka Mbonyi welcome to Burundi, you are our blessing, n'andi menshi agaragaza urukundo rwinshi abarundi barafitiye Israel Mbonyi. Abakunzi be bamusanganije indabo, amajwi n'indirimbo ze ndetse n'imibyinire ya Kirundi cyangwa se Banyabarundi isanzwe zwi mu birori by'umunezero. Kuva aho yamanukiye, itangazamakuru ryo mu Burundi yahise ritangira kumukurikiranira hafi, by'umwihariko televiziyo nka Tele Renaissance, B1 na Buja FM. Zose zagaragaje uburyo Bujumbura yari itegereje umuhanzi nk'umutumwa. Muri ako kanya Mbonyi yabwiye abanyamakuru ko yishimiye cyane kuba ahagaze mu gihugu gituranye n'icye kandi gifite abantu bafite umutima wo kuramya Imana mu kuri no mu mwuka. Igitaramo cyiswe Icyambu Live Party Bujumbura Edition cyateguwe nk'igice cy'uruhererekane rw'ibitaramo by'uruhererekane rwa Icyambu Tour, aho Israel Mbonyi yari amaze gutaramira mu Rwanda, Uganda, Kenya na Congo. Mu Burundi byari ubwa mbere Israel Mbonyi yari ahageze mu buryo bwa concert ikomeye. Iki gitaramo cyabereye kuri Zion Beach, ahantu heza ku nkengero z'ikiyaga cya Tanganyika. Ku itariki 30 Ukuboza mwaka 2022, ahari hategerejwe abantu barenga ibihumbi 5. Nshuti yanjye, abateguye igitaramo batangaje ko amatike yasohose mbere y'igihe yacurujwe mu minsi mike gusa, aho kwinjira hari hatandukanye. FBU 30 mu myanya isanzwe, FBU 100 mu myanya y'icyubahiro, naho VIP tickets zageze ku FBU 200,000. Nshuti yanjye, umubare munini w'abakunzi ba gospel mu Burundi bagaragaje ko icyo gitaramo cyari cyitezwe cyane, kuko n'abatari abemera b'Imana bari bashishikajwe no kumva uwo muhanzi w'amazina makuru mu karere Israel Mbonyi. Tugaruke ku kuntu igitaramo cyagenze. Ku munsi w'igitaramo amasaha ya saa 11 z'umugoroba, abantu batangiye kuzura ku kibuga cya Zone Beach. Abantu bari baje n'amato baturutse ku kiyaga cya Tanganyika, abandi bavuye mu bice bitandukanye by'Ubujumbura n'ahandi nka Gitega, Ngozi na Rumonge. Ku isaha ya saa 1 z'ijoro, itsinda ry'abaririmbyi bo muri Zion Worship Team ryatangije igitaramo mu buryo bwuje
imbaraga nyinshi cyane. Yakurikiwe n'umuhanzi w'umunyarwanda Serge Iyamuremye n'abandi bahanzi bo mu Burundi barimo Emmy Ngabire na David Niyukuri. Igihe Israel Mbonyi yageraga ku rubyiniro ani kuri stage, urusaku rw'abafana rwazamutse cyane. Yatangiye n'indirimbo ye izwi cyane Icyambu. Abantu bose barayifatanya bararirimba, bamwe barira bamwe bararira, abandi bashyira amaboko hejuru bavuga bati Imana irahambaye cyane. Uburyo yakoresheje amagambo yo mu Kinyarwanda n'ikirundi byahuje imitima y'abantu bose, bigaragaza ko ubutumwa bwe bwambukiranya imbibi. Yakomeje n'izindi ndirimbo nka Yankuyeho Urubanza, indirimbo murayizi, Yankuyeho Urubanza, Intashyo, izo ni intashyo, Ndakubabariye, ni Nasiri ndetse na Number 1. Izi murazizi abazizi n'abasohoje. Igihe yaririmbaga rero indirimbo yitwa Baho, abantu benshi bari bamaze guturiza, abandi bakurura amarira kubera amagambo y'ubutumwa butanga ihumure Israel Mbonyi yatangaga icyo gihe. Inshuti yanjye, abari bari mu ntebe za VIP barahagurutse, abandi batangira gusengera. Byagaragazaga ko icyo gitaramo cyari kuramya no guhimbaza Imana, atari entertainment isanzwe. Muri icyo gitaramo Mbonyi yagaragaje ko atari umuhanzi usanzwe. Yafashe umwanya avuga amagambo y'ubuhamya, avuga ko Imana yamuhaye impano kugira ngo akorere abantu bose atitaye mu gihugu cyangwa ururimi. Agize ati Imana yampaye ijwi ryo kubwira abantu bose ko hari ibyiringiro muri Yesu. Uyu munsi ndashimira Imana kuko ndimo kuramya hamwe n'abavandimwe bo mu Burundi. Uru ni urukundo rudasanzwe. Ibyo byakurikiwe n'urusaku rw'amashyi menshi ndetse n'indirimbo y'abafana baririmbaga bati Mbonyi wacu turagukunda. Tugaruka ku dushya tudasanzwe twaranze iki gitaramo. Mbonyi mu Burundi, agashya kambira mbaza ngo nakahe. Uko yakiriwe nk'umwami ku kibuga cy'indege, yakiriwe n'abakobwa bambaye imyenda y'amabara y'u Burundi, abamushyikiriza indabo n'abana baririmba indirimbo ze. Icya kabiri kidasanzwe, uburyo abantu bitabiriye. Zone Beach yari yuzuye ku buryo hari abatarinjiye kubera ubwinshi bw'abantu, abandi basigara inyuma. Inshuti yanjye, n'abari ku nkengero z'ikiyaga bahagaragariye nk'amato kugira ngo barebe uko aririmba. Agashya ka gatatu wambaza ngo nakahe. Umucyo n'amatara agezweho. Uburyo urubyiniro rwari rwateguwe rwari ku rwego mpuzamahanga, ruriho amatara y'urumuri rufite amabara ahindagurika cyane. Y'amatara amwe yagiye ahindagurika, murayazi, ahindura amabara, n'amashusho agaragaza indirimbo zose yakoraga. Agashya ka kane wambaza ngo nakahe. Umutekano n'imyitwarire. Abashinzwe umutekano bo mu Burundi, Police Nationale du Burundi, Police Nationale du Burundi, bakoze akazi nk'indashyikirwa. Nigeze habaho imvururu kandi abantu bose bitwaye neza. Agashya ka gatanu, ubwiyunge n'ubuvandimwe. Abanyarwanda n'abarundi bari bahuje urugwiro, bavuga ko umuziki wa Mbonyi uhuza abantu bose hatitawe ku mipaka. Izina Icyambu rero rifite ubusobanuro bukomeye mu buhanzi no mu buhanuzi n'ubutumwa bwa Mbonyi. Nk'uko yabivuze ku rubyiniro, yavuze ko icyambu ari ahantu Imana igarurira ubuzima bw'abantu burangajwe n'imibabaro, impungenge n'ubwigunge. Yavuze ko ubwo butumwa ari bwo bumutera gukora ibitaramo mpuzamahanga kugira ngo akomeze kwereka abantu ko Yesu ari icyambu cy'amahoro n'ihumure.
igitaramo cya Mbonyi i Bujumbura cyanditse amateka mashya mu muziki wa gospel w'akarere k'ibiyaga bigari, cyagaragaje ko indirimbo zihimbaza Imana zishobora gukundwa ku rwego mpuzamahanga, ndetse ko abahanzi b'Abanyarwanda bafite ubushobozi bwo kwagura ubutumwa bwabo kugeza kure cyane. Abitabiriye bavuga ko bitazibagiranwa cyangwa se batazibagirwa umwe muri bo witwa Aline Ndayizeye yagize ati uburyo Mbonyi yaririmbye byakoze ku mutima. Nari nzi indirimbo ze kuri YouTube gusa, ariko kumubona aririmba imbere yacu byampaye amahoro y'umutima. Nyuma y'igitaramo Israel Mbonyi yashimiye abarundi avuga ko yifuza kuzagaruka mu Burundi kenshi kuko yabonye ari igihugu cyuzuye urukundo rw'abantu bafite umwuka w'Imana. Kuwa 31 Ukuboza 2022 yanditse ku mbuga ze za Instagram ati Bujumbura mwanditse amateka, Imana ibaha umugisha, mwari byari byiza cyane. Igitaramo cyasize amateka akomeye mu mitima y'abitabiriye, ndetse kiba kimwe mu byabaye intangiriro yo gukundwa umuziki wa gospel w'u Rwanda mu Burundi n'ahandi hose. Icyambutuba Bujumbura Edition cyabaye ikimenyetso cy'uko umuziki uhimbaza Imana ushobora guhuza imipaka ukagira imbaraga kurusha amagambo yose. Israel Mbonyi Bujumbura ntiyari umuhanzi ugiye kuririmba gusa, yari intumwa y'amahoro, urukundo n'icyizere. Icyo gitaramo cyabaye icyambu cy'ubumwe, cy'ihumure n'uburyo bushya bwo gukunda Imana mu buryo bugezweho. Bari bahari bavuga ko yari nk'igitangaza mu buryo bw'umuziki n'umwuka. Muri ubwo buryo igitaramo cy'Icyambutuba Bujumbura cyabaye igice gikomeye mu rugendo rwa Mbonyi, cyahuje imitima y'abantu ibihumbi ku isi yose, kandi igaragaza neza ko ubutumwa bwe bukora ku mutima itandukanye. Ndagushimiye cyane aho twabanye muri iki kiganiro. Ngiye wabagezaho cyane nitwa Nige na Manase. Murakoze cyane, mwakoze gukurikira iyi Gospel Side TV. Murakoze cyane, naho ugaruka zahora ku yindi video. Imana ibuhereze umugisha, ndabakunda cyane, murabizi. Kora subscribe kugira ngo uzajye ukomeza kugezaho n'izindi video. Murakoze cyane, Imana ibahereze umugisha.